witwa HURRY KANE. HURRY KANE ubu akaba akina mu ikipe ya Bayern Munich. Bikaba bivugwa ko uyu musore washobora kuba ari mu nzira zamugarura mu gihugu cy'Ubwongereza asama itaha cyangwa se umwaka utaha imikino. Byanahawe imbaraga bw'umutozo w'ikipe ya Tottenham Hotspur yavugaga ati twebwe imiryango irafunguye kuri uyu rutahizamu HURRY KANE. Yavuye muri Tottenham, amakipe mu Bwongereza mureba yerekeza mu ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Edi navuga ko ubundi kuva avuye muri Tottenham ajya muri Bayern, HURRY KANE ubamaze kuba mu ntoki. HURRY KANE amaze n'uduhigo kutundi umunsi yashize nibwo uko bakinnye umukino ku wundi abashyira agahigo nta munsi n'umwe wa shampiyona akina ntumve ngo aciye agahigo. Amaze kugera hat-trick icyenda mu mikino 37 gusa muri Premier League yakinye imikino 320 atsinda hat-trick 8 gusa. Bari kwereka buri match ku yindi aragira agahiga ashyiraho. Gusa kubyo kugaruka mu Bwongereza ntekeza ko muri iseza ari no kigiye kiza cyo kuba yahatanira kigembo cy'umukino cyasize ibitego byinshi burayi cyegukanywe na Victor Gyokeres ejo bundi, kubera ko rebye ibitego arimo aratsinda imibare afite muri shampiyona y'imina bimwemerera amapenalty yose arayafata. Ni equipe imushyize imbere mu buryo bwose kugera naho iyo Vincent Kompany yakoze rotation waremera akamugumisha mu kibuga ejo yarabikoze muri shampiyona, amukinisha inyuma nka playmaker, amukinisha inyuma ya Nicholas Jackson. Bikeka ko ari umukinnyi ashaka kugendera muri projet akayobora abana afite, akayobora muri buryo bushya arimo arashaka gukina, byanze bikunze aramukinisha kazi ko ari umukinnyi ukene gushyiraho digo. Ibyo byogogaruka mu gihugu cy'Ubwongereza byo uretse na Tottenham Hotspur, umutoza Thomas Frank yavuze ngo umufana wese wa Spurs yakishimira kongera kumubona agarutse. Na Manchester United bivuga yuko ngo yakishimira kumuzana, ntago ari ibintu abamo serious, ariko ngo nayo iratekereza ko yamuzana 2023 ubwo yabasotse muri equipe, kubera yuko urabyibuka ushize nabwo bashatse kumuzana tene agagihari bigongwa n'igiciro bamushyiraga, kubera ko uyu wahoze ari chairman wa Daniel Levy yabwiraga amakipe yo mu Bwongereza cyane cyane Manchester United ati uyu mukinnyi kwa muvana hangaha murishyira miliyoni 100 byibuze. Yaragoranaga cyane ko ntago ashaka ikipe yo mu Bwongereza ari mugura, ashaka soka hanze yayo, bituma Manchester United bivamo. Ariko mu cyashatswe ni ikipe n'umurongo Amori marimo n'umugabo nako yamwemera ko yakora bizi ko muri sama umukinnyi wa mbere ashatse yari Oli Watkins. Ni imyaka yenda kuba imwe, yamurusha imyaka 3, ariko nabakinnyi bose baba rutahizamu bakuze ubona ko arashaka rutahizamu mukuru ubanza kumva pressure ya Manchester United, ushaka kuza gukina seze 2 cyangwa 3 nziza ko HURRY KANE yaziguhereza imyaka 32 afite, ajagore izindi seze 2 3 cyangwa 2, cyane ko noneho kimwe mu bintu zayimuzanye mu Bwongereza harimo na ambition yo kuvuga ngo nshaka gukura hagahigo ka anishaka ko mucyatsinze ibitego byinshi muri Premier League. Rero nekereza yuko nawe yifuza kuza, kubera ko uyu ni umukinnyi cyane nawe ureba utuntu tw'amarekore yabaye mu bihe bibi byo kuba muri era Cristiano na Messi cyane akaba yakuriramo, ariko ni umukinnyi nawe ukunda rekoro ku yindi ire buryo yishimira rekoro agize ku yindi aje akora Premier League byari byiza. Kayimani ntekereza ko ari equipe nayo yamuhereza even agarutse muri Spurs. Thomas Frank urana umuranga arimo arayijyanamo imiyoborere mishyira imirazamo. Ntekereza ko ikipe yose yazamo mu Bwongereza yaba ifitemo seze 2 cyangwa 3 zindi zo kuyikinamo kandi agasinda ibitego byanatuma akora ko gahigo. Navuga ko ikintu cya mbere kituma ibintu byanazamutse ubuyobozi bw'ikipe ya Bayern Dominique bwatewe ikibazo nuko ntibwatekerezaga ko HURRY KANE azatanga umusaruro uri kuri no rwego ku myaka bari bamubonyeho ku myaka 30. Ariyo mpamvu bahitamo kuko sezo ubundi se umusaruro amaze kubaho wawugereranya ko ari umusaruro uhagije. Si igikombe kimwe atwaye, ni igikombe kimwe atwaye cyambere yabisikanye nacyo. Ubundi umusaruro akanya muri Bayern ushingiye cyane ku giti ariko urebye nka sezo ya mbere yakinye imikino 32 atsinda ibitego 36 byari byitezwe. Umwaka wa kabiri 26 imikino 31. Iyi sezo rero isa nkaho iri hejuru cyane ko imikino indamaze gutsinda ibitego 8 muri shampiyona. Ndi kuvuga muri shampiyona. Noneho bagiye gukora amasezerano mu myaka 5 bari basinyishije HURRY KANE, bavuga ko ku mwaka wa 3 bashyiramo release clause ya miliyoni 56,700 by'pound, ariko by'amapound akazi ka 35 z'amayero. Ni ukuvuga ngo batekerezaga ko ku myaka 33 azaba ari HURRY KANE, imyaka 3 azaba amaze kubaha bumvaga hari bizaba bihagije, biri kugenda gake ari umukinnyi bashobora gusora bakaba bashaka undi. Ariko bisanze ku mwaka wa 3 HURRY KANE ari umukinnyi ahubwo uri gutanga ibyo batatekerezaga. So rero bakaba bavuga ati kuri miliyoni 56 nta kipe nimwe ikomeye yo mu Burayi itayatanga ngo ibone uyu rutahizamu, kandi bakabona ko byoroshye bikurikije nk'ibyo avugaga Thomas Frank
yavugaga ati rwose imiryango irakinguye. Uyu munsi hazamutse inkuru zivuga yuko camp ya Manchester United iyobowe na Kavukire batangiye kubaza bati se kuri umwongereza ko uyoboye ikipe y'igihugu y'Abongereza yego kuri n'umukinnyi w'igitangaza wagarutse muri Premier League ugasoza ugafasha Manchester United byibuze ko komeza byibuze ko twifuza umwaka utakujya muri Champions League turamutse tuyibonye waba uri tayari kujoininga Manchester United. So ubuyobozi bwa Bayern Dominique bukavuga ko bwahagurutse kugira ngo byibuze Harry Kane abwongerera umwaka umwe bahindure release clause ageze ku mwaka wa 4 byibuze bashyire kuri miliyoni 100 kuko byibuze bizaba bituma nta ekipe izatinyuka kuvuga iti ku mukinnyi w'imyaka 33 ku mukinnyi w'imyaka 33 kujya kumushyiraho miliyoni 100 biragoye. Icyo nari ngiye kwibaza navuga ngo gufata icyemezo akava muri Tottenham Hotspur icyo yari agiye gushaka kwa Bayern cyari cyo byari Harry Kane imbere na mbere kujya kugira icyo ashaka muri Bayern kuko byagaragaraga ko n'umukinnyi mwiza Tottenham Hotspur mu by'ukuri imyaka yose abanye na Harry Kane higeze igira ikibazo cyo kubona umuntu wabatsindira ibitego. Yabaye rutayizamu ugaragara cyane mu gihugu cy'Ubwongereza kandi ari mu ikipe twakita ntoya par rapport ya ziriya zindi ziba zihanganye hari mu gihugu cy'Ubwongereza. Kujya muri Bayern kwari kugira ngo abone umudari byari kugira abone umudari birimo ko imyaka yose yari afite ageze kuri 30 hafi n'umwe. Bavuga ngo Harry Kane nta gikomera kimwe aratwara kandi ari umwe mu batazamu beza batsinda sezo imwe kuyinda akabikora consistently nka sezo 5 zikurikiranya muri Tottenham Hotspur yarakeneye gutwara igikombe kandi cyaragitwaye. Ariko uretse n'ibyo ngibyo ubona ko Ben yari mufite mu mishinga kugira ngo ifashe urubyiruko rushya kuko Ben muri mayibona yari tangiye kwinjira mu bintu bishyashya byo kugura abakinyi no gushingira ku bakinyi batarabanyadage gusa ahubwo n'abakinyi bavuye hanze. Michael Rize baje nyuma abasore ba Nicolas Jackson n'ubaraje bafite mu equipe ujye ureba ba Sasha Boyer bari bongeye amasezerano na Alphonso Davies abo ngabo we no mudage wenda ariko batangiye kuza muri projet nshyashya kwinjizamo abakinyi no gushingira ku bakinyi batarabadage gusa ahubwo n'abandi bakinyi bavuye hanze kandi ubone bose n'abakinyi akiri bato. Rero umuntu nk'umukimura abayobora arimo aranamukoresha ntekereza ko impamvu byatangiye gututumba harimo yuko amakipe yatangiye kubona yuko birashaka kumuvana ko barabizi yuko afite muri ayo masezerano ubwo bwumvikane na Bayern burahari birashoboka kandi n'ikipe iratekereza ko nyuma y'uyu mwaka urangiye yabirita ari kumugurisha ko icyo yazi nuvuga ngo intego yamuzanye yatangiye kugira ko cyambere nimba rukuyobora Bayern Munich akanyamara mu bagize season nziza nkuko bayitangije barimo baratsinda match kandi bagatsinda ibitego byinshi. Biranagaragara ko no mwaka bari kuri forme batangiye neza umwaka w'imikino baramutse urangije gutya ari umukinnyi ubayoboye yenda muri Champions League niyo bagira finale cya kimwe cya kabiri ibintu nk'ibyo ngibyo bya bigaragara ko babonye umurida wayo bashaka kumurekura kuko umunye amafaranga 35 z'amayero ku mukinnyi aka 33 yamara amafaranga menshi. Ikindi nakibaza Nasiri yaba ari Harry Kane bwe ku giti cye nawe ukumbuye Ubwongereza cyane birashoboka Kane yakumbura Ubwongereza bano bahungu buriya nta muntu udakumbura iwabo. Cya kabiri Premier League ni championnat ya mbere ku isi warubivuze neza kuri gusohoka muri Tottenham Hotspur yaragiye gushaka umudari kizamurengera kizatuma yitwa umukinnyi ukomeye mu mateka. Abuze aramuhushije Pepe aramuhushije abuze gato yagiye kwa Pep Guardiola ya sezo ya mbere atarazana Erling Haaland. So urumva rero ku mukinnyi nka Harry Kane arabitekereza aravuga ati ngiye muri Bayern wa mudari nawe ubonye icya kabiri n'uyu mwaka ashaka kongera akagitwara ku bwa Bayern izaba itakibonye icyo yamushakiraga nibyo gutwara iyo championnat barayitwara ariko barifuza undi muntu wakongera kubaha Champions League. Kuba Harry Kane afite ino mibare rero agasohoka muri Bayern atabahaye Champions League benja biragoye kongera gushaka Champions League udafite rutayizamu uri kubego mu rwa Harry Kane. So ntekereza ko kuri we akumbuye mu rugo icyo ni icyambere icya kabiri ni championnat ya mbere ku isi icya gatatu aravuga ati kuzongera mvuye muri Tottenham Hotspur ngiye muri Bayern ntwaye ibikombe ndagarutse nkuyaga higo karanishira ni ngewe all time top scorer w'Ubwongereza cyangwa se wa Premier League yazabashizeho navuga ngo yazabashizeho umufuniko kugira ngo isi zatekereza kuzongera kubona rutayizamu wa mbere muri Premier League uretse aravuga ko ahubwo natekereza ko iriya clause yo kuba yasoza amasezerano na Bayern mu mwaka wa gatatu ushaka kuba yari we wabishakaga ari umukinnyi wabishakaga akigenda mu ijambo rye yaravuze ngo nzagaruka abona cyane by'abakinnyi bavuga ngo asezera Tottenham Hotspur nzongera ngaruke ati see you soon ejo bundi nzongera ngaruke mu bibiri imbere yarabizi yuko kwera ko kimwe mu bintu bagarukaho cyane mu garuka mu Bwongereza nuko n'umukinnyi ukunda
amarekoro cyane niyo ureba yesize agahigo buri gihe yagize caps nyinshi mu kipe y'igihugu Bwongereza sinzi ikipe y'igihugu Bwongereza ibitego byinshi byose burya byihizihiza ubona ko ari umukinnyi ukunda amarekoro rero kugaruka mu gihugu cy'Ubwongereza agakora ku gahigo byamushimisha cyane ni nayo mpamvu rega njye mbona ari umukinnyi yagiye mu gihugu cy'Ubudage abizi yuko ari ikibazo cy'igihe ari ugutwara ibikombe ari kugira ngo CV ayuzuze nyine ibintu by'imidari n'ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ndabizi ko azagaruka mu gihugu cy'Ubwongereza kuko arabizi ko ibitego bibera kuri Arashira ni bikeya kandi afite imyaka yo gutsinda ariko uzuko Aranishira afite ibitego 260 Harry Kane afite 213 kandi amaze iseze ebyiri urumva arabura ibitego 42 no kuvuga ngo iyo aguma muri Tottenham Hotspur akagahiga aba yaragakuyeho sure arabura ibitego bingaho 42 izo ni seze ebyiri kwa kundi yatsinze ibitego 23 izo ni seze ebyiri yaza agakina mu gihugu cy'Ubwongereza so nekereza ko ngiye kuri Harry Kane icyo kintu ahubwo uvuze biranashoka ko ari Harry Kane waba aravuze ati rero nimara kubona igikombe isi itazajya imfata nka rutahizamu utagiye imidende inkokora zireba inyuma reka mbashyiriyo nagaruka mu gihugu ikintu ngewe buriya reka ahubwo twakwibaza noneho kugaruka reka twemere ko Harry Kane ari wabishyizemo aragaruka he London kwa Tottenham kipe itagira umwataka isigaye mu Bwongereza n'imwe ni Londres Tottenham apana Arsenal aya nsigaho mu bururu ifite Delap ariko United ifite rutahizamu rutahizamu mufite inde Shirimbuzi werega sheshka abana bane bigiye kirekire ifite n'undi yatije muri Napoli Iranaga zagaruka Iranaga zagaruka Rasmus Hojlund uryo bamurekuye ni itegeko kumugura Iranaga zagaruka ni option to buy da oya ni obligation bashobora United ni option no option ariko ni option ntago ari obligation amahirwe menshi Napoli yayemera ntabwo ari kuyemera amahirwe menshi kaza uko uburyo Ineos yamurekuye imubwira ngo genda yari mu kishaka kwaguma iramurekura ariko wamugani reka tujye tubitekereza neza uba hano habera Harry Kane ni njye mbona Harry Kane loyalty agira cyane ntago ari simbara n'umukinnyi wajya muri Chelsea ibyo bya loyalty nibyo nyine ubona ujya kubona ukabona umwana avuye muri Newcastle yasheze arashaka kujya muri Liverpool ubundi uramwanya gakakurimo nka Harry Kane n'ubundi ari we watakira Liverpool njye mbona natajya muri ari kapiteni w'Ubwongereza natagaruka muri Tottenham Hotspur no kumubona ahandi hantu nka za Manchester ahantu nkaho ngaho iruhande rwa Benjamin Iranda ntandi kipe yakina Spurs imyaka 20 n'ingana kwa United oya Seska afite 22 kandi biragoranye ku amuri biragaragara ko aracyashaka rutahizamu yarashatse na rutahizamu ukuze muri summer transfer ya mbere ashaka kugura rutahizamu Enzo Maresca afata telefone uhamagara rutahizamu Joao Pedro aziranja Joao Pedro we ikiza cyakina Joao Pedro aziranja yakina nka nimero 10 ibyo byabare ya Mudirapu nabandi kura Jackson abo ngabo reka harike niba yagaruka mu Bwongereza Emmanuel Megaraza mu 2026 wose akora iki inde Uran Strasbourg kuri attack ya Chelsea no myaka ingaya njyewe ntekereza ko kuri ibi bintu byamaze gufata indi ntera biranavuga ko cyane cyane nyine Manchester ibirimo ariko nanone wareba ukavuga uti se Harry Kane Manchester United yaza kwikinira uyu mwaka turayibona nk'ikipe yagaruka mu marushanwa y'Iburayi biragoye wabireba ukabona birashoboka ariko biragoye birashoboka ariko ukabona biragoye icya kabiri ese Harry Kane we yakwemera kugaruka gukina ikipe itari mu marushanwa ku mugabane w'Uburayi nanone avuye muri Bayern Munich itwara igikombe iri na contender kuri Champions League ukavuga uti biragoye so nge nkabona hari ikintu uvuze cya Chelsea erega ni idafite rutahizamu wabireba ukabona Man City ifite Haaland Manchester United ifite Benjamin Sesko Arsenal ifite Victor Gyökeres Liverpool ifite ba rutahizamu bateye ubwoba babiri wabireba ukavuga uti ariko Maresca na Chelsea kuki Harry Kane ataza nanone ukongera ukabitekereza Harry Kane araza mwa Maresca na Chelsea iruhande rwa Tottenham yakuriye abakeba ibyo nibyo bitumye rero byatumye ahitamo kujya muri Bayern cyane nanone wabireba ukabona Harry Kane ni umuntu berega bigeze kukibaza Mikel Arteta muri ya transfer ya Harry Kane yasama baramaza atese muzipima kuri Harry Kane aravuga ati mwese muzaha azajya ntabwo bakwirirwa bagira gute no bintu byatumye atinda muri Spurs hari season nyinshi bagendaga transfer zigeraho mwifuza nuko we yarekeye ikipe yayihaye no kuvanga akabuka aravuga ngo muri transfer yari mu bijyamo yanga gusinya ikipe yo mu Bwongereza ekipe itabyemeye iyo babyemere ko yagiye muri Man yakirikara ariko yiyubashye ikipe njye simubona zirandana cyane nuko Chelsea yamaze kugura Emmanuel ikintu Benjamin yavugaga sorry wenda Eddie wanabireba ikintu Benjamin yavugaga project Chelsea zabigeze ahantu haryoshye
ho gukena wa rutayizamu miminamo gusa batwara igikombe n'ubiraryoshye kirabura uwo muntu so wabireba nk'umwaka utahabyo maze Kaisedo bazaba bageze muri 25 ba Col Parma ba Enzo Fernandez bande abasore benshi uzabona ko ni ikipe izabiryoshye igeze hano gutwara Premier League batwara Champions League nje mbona ufitemo HURRY KANE yari yataka Col Parma ramusunikira imipira ba Joe Pedro ba Neto yaba ari ikipe iryoshye ariko nawe Chelsea bike ko projet kuva batangira baba Todd Boehly ntago baragura umukinyi w'imyaka kereka babihinduye nyine muri icyo gihe ko ntabwo bajya gusinya ibimyaka kutamugura yabinyambyeho kutamugura nuko utabubona wa wundi w'igitangaza bari bahari ariko nanone ubonye uwuhe se wari uhari ariko ubonye HURRY KANE n'uwamugura basinyishije Jean Emmanuel Emegui mwana Strasbourg wo gusimbura Nicolas Jackson hatari bari tazami mu Burayi bendi igeze mbona umvijya mu bintu bya Alexander Isaac igeze umvijya mu bintu by'abandi batazama Isaac yari amaze gufata uruhande rwo kwerekana hazaza umunyanigeriya Osimhen nawe bari bamuvuzweho mu isoko uyu muhungu bita Osimhen Benjamin bisa nkaho ibibazo ashobora kuba afite nk'ibibazo bya indiscipline sinzi impamvu amakipe menshi indiscipline nayo amakipe menshi yabyanze ko igiciro Napoli yamushyiragaho ntago bakimutekerezaga zira miliyoni 70 zingahe zo kuburyo cyangwa nuko ari umunyafurika umunyafurika si bagiye baza muri Premier League bakatwara neza none se reka nkubaze none se igiciro cye si kimwe n'icya ba Victor Yokeres yari kiri hejuru miliyoni 80 hafi kandi ikindi we yarasigaje umwaka umwe ku masezerano afite n'indi ngingo yo kumwongeraho ubundi bakavuga ati amafaranga twayishyira ku mukinnyi nk'uyu nguyu kandi Victor Gyökeres uretse n'ibindi yari rutayizamu uvuga yego Osimhen ni rutayizamu mwiza ariko babonaga ko Gyökeres yagize zidasanzwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko Osimhen Chelsea arabakinnyi benshi ari kugiye guhera ku ba defense ijya kuzana uyu Mamadou Camara bavanye muri Strasbourg imyaka 19 ari aba defense benshi baza kuzana muri barabatoya basanzwe bafite ariko hitamo kujya kuzana umwana ngana kuriye mbona Todd Boehly na bari amiyobere batinze banahama kuri projet zabo zo kuzana abakinnyi bakiri bato batitaye ku byo biri bahereze byako kanya nge bikanongera none na yoti uyu mugabo Simona Zilanda na hantu nkango barasinyishe mega bavanye muri Strasbourg umwaka utari bwazaza ibyo sikabira gusa ikigaragara cyara amakuru avuga kazaza mu Bwongereza ari sere cyane Chelsea n'ibyagutungura ibyo kuvuga ngo Chelsea iri nge mbona Chelsea ikora mu buryo bubiri hari uburyo bwo kugura no kugurisha Chelsea iyo udatanze umusaruro uragenda ntibyagutangaza isezi itaha barebye bakavuga bati wowe William Delap nta musaruro watanze nkuko Jackson twamuguze tubona nta deliveringa ukagenda ngewe ndabyemera ko ibyo uri muvuga Edi kuri projet ya Chelsea nibyo ubona ko bibanda kugura abakinnyi batoya ariko nanone nge navuze ni babonye projet yabo irimo igera ahantu haryoshye ho gutwara igikombe gusa bakeneye wa rutayizamu za gusa kubimenamo nge mbona nta kirengagiza kujya kongera gushaka rutayizamu mutoya kuko tunabirebye ubu ngubu sinzi niba ari ekipe ubu twese byahita bikuza mu mutwe ngwita ubona ekipe ya selling yagurisha iselinga ishobora kugwa rutayizamu mutoya sinzi ko iyo kipe wayibona nge nkabona ko uramutse uri Todd Boehly ubibona ko umwaka utamukeneye igikombe cya Premier League ukavuga uti ndeka mve ku mahame yanjye yo kugura abakinnyi bakiri batoya reka ngure rutayizamu kuko nanone ntuzajya muri Real Madrid Endrick hari adakina ngo bamugure cyangwa se ngo we umugendereho so nge mbona igishoboka nk'uko Benjamin yarabivuze uyu rutayizamu HURRY KANE yaberwa n'iyi projet ya Chelsea umwaka utaha ariramuka iri butware ari iyo gutwara igikombe cyangwa se ari cyo bifuza kuko wenda nuko bo bagurisha uramugura kaza kaguha igikombe imyaka 2 mugasoza amasezerano akigira muri Arabia Saudite akajya gusoza kariyeri okay